rero ndi gusenga mu minsi yashize Imana yambwiye ikintu numva kinteye ubwoba, ariko numva nanone umwuka ari kuntegeka kukivuga. Haza umugabo mbona hahagaze umugabo imbere yanjye, ndi muri uwo mwuka wo gusenga, mbona ankoze ku maso, ankoza ku maso, ndangije mpita mbona televiziyo, mbona igisa nka televiziyo nini, mbona ije imbere yanjye, ariko mbonaho ikirango cya ADEPR, mbonaho ikirango cya ADEPR mwese muzi. Ndangije mbona uyu mugabo binyeretse antungira agatoki aho kuri iyo televiziyo nari ndi kubona, mbona haturutsemo undi mugabo mbona yambaye imyenda yera, mbona asohotsemo afashe undi muntu ukuboko, ntari buvugire imbere y'izi kamera kubw'umutekano we nanjye, mbona aje amufasha akaboko amuvana aho hantu muri iyo televiziyo nabonaga ari ahantu kure, mbona aje amufasha akaboko, mbona aramuzanye amuzana imbere. Ngiye kumva numva arambwiye ngo nimvuge, mbivuge cyane, mvuge ngo ibirori byo kwimika Dawidi byabereye mu ibanga mu itorero rya ADEPR. Mbona aramuzanye, mbona amwicaje ku ntebe ndende, ariko ahabona abantu bose, mbona amwicaje ku ntebe ndende ahabona abantu bose, kandi abantu bose bamubona. Mbona uwari wicaye kuri iyi ntebe arahagurukijwe, afatwa akaboko, arangije arasohorwa, arajyanwa. Bivuze iki? Biravuze ngo byihuse, bitari kera, bitunguranye cyane. Nari ndimo nkubaza niba gusenga kuzana ibisubizo cyangwa kutazana ibisubizo. Nari nkubwiye, ntabwo ubundi hari ijambo nasomye, ni umuntu wageze kurisenga abwira Imana ngo Mana, ari mu bihe byiza byo gusenga, arabibwira ngo ndinde ibyago ntibimbabaze. Sibyo? Gusenga rero ntabwo biduterura mu byago, ahubwo biduha imbaraga zo gukomerera mu byago, ugakomerera mu byago kubera amasengesho asenze. Reba Saduraka, Meshaki na Abedenego bari abanyamasengesho. Amasengesho ntiyatuma batinjira mu itanura ry'umuriro, ahubwo amasengesho abakomereza mu itanura ry'umuriro. Nguko gusenga, ntabwo gusenga gutuma tuva mu byago cyangwa intambara turimo, ahubwo bidukomereza aho hantu. Yego, ibyakatwiciye aho ngaho, gusenga bijya bituma tuhaba, ibyakatwishe tukabana nabyo. Nguko gusenga. Ko najyaga njya gusenga mbwira Imana ngo impa kawunga, ngira ngo karahita kaza, ubu mpindura isengesho se mbwira Imana ngo indindire mu nzara, nkomerere mu nzara. Oya, ibyo ni ibyawe, ufite uko ubanye n'Imana, ufite nuko uyisaba. Ariko njyewe wenda icyo nabwira abantu badukurikiye, ntabwo gusenga biduterura mu bibazo turimo, ahubwo gusenga biduha gukomerera mu bibazo turimo. Kuko hari umuririmbyi waririmbye, ni umuhanzi yaririmbye aravuga ngo niyo waba uri wa 800 ntiyakugeraho mbere y'uwa 4. Ibya Yesu ni ku murongo. Rero gusenga bituma ukomeza gutegerereza ku wa 80 ntuhapfire, ugakomerera mu bintu byakakwisha. Nguko gusenga. Impamvu dusenga ni ukugira ngo Imana idukomerereze mu byakatwisha. Yego, icyo nicyo cyitwa gusenga. Hanyuma rero ko hari abaza bashima Imana ngo Imana senze Imana ikora iki? Ya gusenga, ubundi gusenga nyine yagikoze kuko yari igambiriye kugikora, n'igihe cyo kugira ngo igikore cyari kigeze. Ntabwo gusenga bihabura Imana cyangwa ngo biyihutishe, ahubwo gusenga bituma Imana ikurindira mu cyakakwisha. Yamara kukurindira mu cyakakwishe, ikazazi gusanga. Reba imbaraga zikwica ziri aha ngaha, noneho nawe uri kumwe nazo. Gusenga bikarinda izi mbaraga zakakwishe ntizikwica, ukagumana nazo kugeza igihe Imana izazana ubutabazi, igasanga uracyari kumwe n'ibyakakwisha. Rero iyo Imana inkoreye iki kintu, njyewe njya gusenga mvuga ngo nasenze Imana irantabara, ariko yantabaye byagenze gute cyangwa yantabariye? Yantabariye ahantu ikintu cyakanyisha cyari kiri. Ibyo nibyo byita gusenga. Kuvuga ngo yagutabareho yari yagukomereje. Aho yari yankomereje. Rero gusenga biradukomeza, bituma umuntu akomera ku munsi utari uwo gukomera. Njya nkunda kubwira abantu ngo hari igihe cyo gukomera, hari n'igihe kitari cyo gukomera, ariko kuko ari Imana nyine
tuba dusenga ikaduha gukomerera ku munsi utari wo gukomera. Icyo nicyo cyitwa gusenga. Hari igihe njya kumva nkumva nk'imwitorero nkumva ngo umwe ni umuririmbyi undi ni umukristo undi nkumva ngo ni umunyamasengesho, hanyuma ngaruka umunyamasengesho abatandukaniye hehe kandi nabo ngabo? Wenda ibi bintu njya nkunda kubisobanura. Ubundi kwitwa umunyamasengesho, umunyamasengesho ni umuhamagaro. Umunyamasengesho ni umuhamagaro. Rero hari abahamagariwe kuririmba, nkanjye narabikubwiye ko ntazi kuririmba, nta n'impano yo kuririmba ngira, kandi nimba ari ikintu nkunda ni ukuririmba, ariko ndi umunyamasengesho. Rero gusenga ni umuhamagaro, gusenga ni umuhamagaro. Rero itandukaniro riri, ubundi impano z'umwuka bamwe yabahaye kuba, abandi bahakuba, abandi bahakuba, ariko twese ikintu kitubeshejeho nanone ni amasengesho. Nubwo uyu nguyu ari umuririmbyi, ariko abeshejweho nanone n'amasengesho. Rero reka wenda nivugira ku munyamasengesho, nubwo atari byo cyane cyane bitugenza, ariko reka mvuge ku munyamasengesho. Ubundi umunyamasengesho negeze no kubivuga, umunyamasengesho nusenga amasengesho ye amutunga, agasengera n'abandi bantu, kuko dufite abantu badasenga ariko bagomba kubaho babishejweho n'amasengesho y'umunyamasengesho. Umunyamasengesho nusenga agasagurira abandi, uwo niwe witwa umunyamasengesho wabihamagariwe. Umunsi uzabona usenze ukabona isengesho riciye nta busigarije, uzamenye ko utari mu muhamagaro wawe, uzajye guhinga cyangwa ujye mu muhamagaro wawe. Umunyamasengesho arasenga agasagurira n'abadasenga, kuko dufite abantu badasenga kandi bakeneye kubaho. Yego, uwo niwe munyamasengesho, bakeneye kubeshwaho n'amasengesho. Nkuko hari abahinzi, njye simpinga, ariko hari abahinzi n'ibyo bahinze. Umuhinzi w'umwuga ahingira urugo rwe agasagurira n'isoko. Umunyamasengesho nawe asenga amasengesho azamutunga, agasagurira n'abadasenga. Yego, kandi abantu badasenga reka nabo bafite umumaro, bafite icyo bamaze. Uwo niwe munyamasengesho rero. Hari igihe umuntu aba ari mu gihe runaka ariko akumva ntabwo ashaka, mbese akumva nta mbaraga zo gusenga afite. Hari nk'igihe nk'umuntu asubizwa ariko gusenga ugahita ubona yacitse intege muri byo, cyangwa se umuntu akagira ikibazo nkaho aribwo yagasenze cyane, ahubwo ugasanga. Ubundi umuntu usubizwa usenga ari uko afite ikibazo, yamara gusubizwa ibihe byo gusenga bikagabanuka muri we, uwo mureke ntabwo azi isengesho icyo rikora. N'umuntu ugera mu kibazo kikamucogoza kikamwibagiza gusenga, uwo niwe si umunyamasengesho. Umunyamasengesho nuba muri ibi bihe byombi agasenga, nuba mu bibazo agasenga, yagera no mu bisubiza agasenga, udasenga kuko hari ikintu cyabaye gituma asenga, uwo niwe munyamasengesho. Rero njye nifatireho wenda urugero, nta gihe nta n'ibihe bijya bigera ngo bimbuze gusenga. Byaba ibyiza binsanga mu masengesho, byaba ibibi binsanga mu masengesho, ubuzima bugoye bunsanga mu masengesho, n'ubutagoye bukasanga ndi mu masengesho. Ngaye amasengesho yanjye, nguwo n'umunyamasengesho. Umunyamasengesho ntabwo asenga ngo ibihe byakomeye reka nsenge, nta nubwo umunyamasengesho asenga ngo mfite ibibazo reka nsenge. Ibihe byose agomba kuba umunyamasengesho, kuko igicaniro cy'amasengesho kigomba kuba muri njyewe. Umunsi iki gicaniro cyazimye ntabwo nzaba nkiri umunyamasengesho. Yego, hari abanyamasengesho bikundira ibiryo, hari n'abadakunda ibiryo, ugasanga babandi basenga bashoboye kwiyiriza, aranenga wa wundi usenga ariko arya, kuko hari abanyamasengesho rwose. Ubundi ibi bintu nanone reka tubyumvikaneho kandi tubyumve neza, ntabwo kurya ari icyaha, si icyaha pe, kurya ntabwo ari icyaha, kandi gusenga urya nacyo si icyaha. Yesu yavuze ngo iki? Yaravuze ngo mbene abo badayimoni bazabirukanwa n'ibintu bibiri, kwiyiriza ubusa no gusenga. Sibyo? Ni bibiri. Hari abantu biyiriza ubusa ariko ntibasenge, hari n'abandi bantu basenga ariko ntibiyiriza ubusa. Rero umunyamasengesho uri mu masengesho yo kwiyiriza ubusa, yeguse kuri mu masengesho yo kutiyiriza ubusa, yo gusenga arya, kuko aya yose yitwa amasengesho, kandi wadutegetse kuyasenga n'umwe. Njyewe nshobora gusenga ndi kurya kandi nkumva nta nubwo umutima uncira urubanza, kuko niko uwo munsi upanze. Rero yaba umunyamasengesho usenga urya apfa kubasenga, yaba usenga atarya yirije ubusa, bitengwa n'akanyundo kari kukunyunduza. Akanyundo kakunyunduza niko kakwemerera gusenga urya cyangwa utarya wiyirije ubusa.
hari igihe nari ndi mu masengesho, nari mfite amasengesho y'iminsi 3 nayasenze bitewe n'akanyundo kari kunyunduza nyine, ndavuga ngo reka njye mu masengesho y'iminsi 3 ndebe ko ibi bintu mbibwira Imana. Ndagenda ndayasenga, umunsi wa mbere, uwa kabiri nimugoroba ikintu narindi gusengera kirasubizwa. Urumva, ikintu nasengeraga nimugoroba kirasubizwa ku munsi wa kabiri. Mpita ndya, ndavuga nticyo narindi gusengera kirasubije, ndarya. Mpita ndya ku munsi wa kabiri utararangira ndarya. Ubwo rero akanyundo akakunyunduza niko kakwemerera, kagutegeka uburyo usenga, kuko hari abasengera mu mazi, hari abasengera ku musozi, hari abasengera mu rugo, hari abasenga baryamye, hari n'abasenga bicaye. Biterwa n'akanyundo kari kukunyunduza. Ubu njyewe Imana ngire neza impuburi impamatora, ariko hari igihe nyisiga nkayisunikira ku ruhande, nkavuga ngo uyu munsi ntayo ndyamaho, bitewe n'akanyundo kari kunyunduza. Rero abo bantu bombi bapfa kuba basenga, nta rubanza ruri kusenga yariye cyangwa utariye, nta rubanza, bapfa kuba basenga. Yego, mperutse gukora n'umuntu ikiganiro arambwira ati ibi bintu ndi kugenda mbona yaba mu gihugu cy'u Rwanda yaba hanze ahangaha biri guterwa nuko nta banyamasengesho dufite. Wenda iki ngiki reka uyu muntu mpitana namubwira abanyamasengesho barahari, ahubwo wenda sinzi nimba biri bwumvikane, ariko abanyamasengesho barahari. Nuko wenda imihanda ya social media yabaye danje, ariko abanyamasengesho barahari, nubwo nta vitensi bafite ariko barahari. Kera njye nkiza mu gakiza, nagize groupe y'abanyamasengesho, tukaba twafata iminsi 7 turi kuririra umurimo w'Imana. Ntabwo uzamuye icyifuzo cye, kandi twese twarindushye tukiri habi, tukavuga ngo tugiye gufata iminsi 7 turire kubw'umurimo w'Imana. Nubwo iyi groupe ntayigihari, ariko ntabwo bisobanuye ko umuntu umwe cyangwa babiri bakiririra umurimo w'Imana badahari. Barahari, niba nihereyeho njyewe hari igihe kigera ibyanjye nkabishyira ku ruhande, atari uko bidahari, nkabishyira ku ruhande nkavuga ngo ngiye kurira kubw'umurimo w'Imana. Rero aba banyamasengesho bagifata umwanya wabo bagihangayikishwa n'umurimo w'Imana barahari. Rero uwo muntu wavuze ahubwo we nabanze yirebe ko adafite ikibazo, kuko nkubwiye ko nkikizwa twari dufite groupe yari ishinzwe kuririra umurimo w'Imana. Nimba ubu dufite abantu babonye iyi groupe itagihari bagahita babivamo, ariko hari n'undi muntu kibirimo n'ubwo iyi groupe ntayihari, ugifata umwanya we, amasaha ye, igihe cye, akareka ibye akaririra umurimo w'Imana. Yego, abanyamasengesho bakiririra umurimo w'Imana, bakiririra igihugu, bakiririra itorero, baracyahari. Uragira uti abanyamasengesho barahari nubwo nta vitesi. Niki cyatumye vitesi zipanguka? Vitesi ni ibihe turimo, kandi hari ijambo Paulo yageze kwandika, yaryandikiye sinibutse neza, ariko yarabandikiye aravuga ngo ukuri dusohoyemo aba ariko mukurikiza. Ni ukuri dusohoyemo rero yavugaga, ukuri dusohoyemo ni uku nguku duhagazemo. Cyane cyane tunareba ibintu biriho kuri iyi tariki uyu munsi, birabujijwe guhura turi abantu 3-5 ngo twicare turi gusenga. Ibyo bintu birabujijwe, ntabwo byemewe, sibyo? Ariko nubwo bitemewe, ntabwo bisobanuye ko hari abantu badasenga. Ibi bintu tubyumve neza, ntabwo bisobanuye ko hari abantu badasenga. Barasenga, turahari tugisenga. Nubwo iyi vitensi, ikintu cyatumye iyi vitensi panguka ni ibi bihe dusohoyemo. Ibihe dusohoyemo byo bitumye vitensi panguka, ariko abanyamasengesho barahari. Yego, sinzi nimba byumviswe. Hanyuma rero umuririmbyi umwe yigeze gutera indirimbo aravuga ngo ibihe ntibikatumaremo imbaraga. Hari n'undi waririmbye aravuga ngo ntiducogore gusenga kugeza ubwo Yesu azaza. Hanyuma rero kucyumuririmbye ngo ntiducogore gusenga, ariko mukaba mucogoye. Oya, ntabwo ducogoye. Nje ibi bintu nabikubwiye, ntabwo ducogoye. Turacyarakomeje gusenga. Nubwo ya groupe ntayigihari, ariko twebwe turakomeje gusenga. Impamvu dukomeje gusenga ni iyi, nuko tutagomba gucogora gusenga. Kandi impamvu uyu muririmbyi yavuze ngo ntimucogore gusenga, nuko yarazi ko ibiducogoza bizaza. Bizaza, ibiducogoza bizaza, binaducogoza, bituma abantu bamwe bacogora. Kandi ibintu biducogoza, hari igihe abantu bitiranya ibintu bagafata ibintu bakabyitiranya n'ibindi, ariko hari igihe ibintu biducogoza binaturuka ku Mana.
Imana ishaka kugira ngo ipime ninde turi kumwe muri iki kibuga, ninde turi kugendana. Ibiducogoza rero bikaza. Rero impamvu uyu muririmbyi yavuze ngo ntiducogore gusenga nuko yarabizi ko umunsi umwe ibiducogoza bizaza. Ngibi birahari. Yego. Biducogoza birahari kabisa. Ibiducogoza birahari, ariko se nanone tubyemerere? Oya, ntabwo kandi tutaranabyemereye. Ibiducogoza byaraje tunabibonesha amaso, yewe tunabikoraho, ariko ntitwabyemera gucogora. Ubu imbaraga ziduhiga cyangwa imbaraga ibintu twagiye duhura nabyo biducogoza, iyo tuza kuba twaracogoye nta nubwo tuba twicaye imbere y'izi kamera, kuko ibiducogoza twahuye nabyo. Yesu aduha gukomerera imbere y'ibiducogoza. Turashimira Yesu yadukomereje imbere y'ibiducogoza. Yego. Ubwo twari inyuma ya kamera uragira uti mu gusenga kwanjye kandi nkunze no gusenga mfite iyerekwa. Yego, mfite iyerekwa Robert Linda. Njyewe ubundi ngenda umunyamasengesho, kandi nukuri ndi umunyamasengesho utaje kwibabwira, ahubwo ubyigizeho ko ndi umunyamasengesho. Ubikora, ubibamo cyane rwose, nubwo abantu baba batabizi, ariko ngenda umunyamasengesho. Kandi ubuzima bwo kuba umunyamasengesho, ubundi umunyamasengesho ninde? Ameze nk'umusirikare. Imana ifashe aka kantu kumvikane kuko karimo umwuka. Umunyamasengesho ameze nk'umusirikare ufite yambunda ireba kure, ureba kure, umenya ikintu kigiye kugwirira, indeba kure. Rero umunyamasengesho nawe arareba bikarenza ahangaha twicaye turi gutya, akageza kure, akamenya naho agomba kurasa. Kuko umunyamasengesho n'umusirikare 40 turi abasirikare benshi twogejwe mu maraso y'umwami wacu Yesu. Umunyamasengesho nguyu ni umunyamasengesho ureba kure bitewe n'aho ari gusengera. Yego. Rero ni muri ubwo buryo turi inyuma ya kamera nakubwiye, ni nyamara hari ibintu umwuka amazi iminsi ari kunyongora nshaka kugira ngo mvuge. Nguko Yesu abahereza umugisha naje kugira ngo mbivuge. Ndaza gusaba Imana yo mu gihugu cyo mu ijuru kugira ngo ize gukora buri muntu wese udukurikiye ku bwonko yumva ibi bintu, kuko ni ibintu biri mu ubwenge bukomeye cyane. Ndi gusenga muri bya bihe byanjye byo gusenga, ndi gusengana njyewe ndi umunyamasengesho. Nageze kubivuga no kuri izi kamera, naravuze ngo mpamagarirwa umuhamagaro wo gusenga, numvise ikintu nshaka kwikorera ari umurimo w'Imana. Nikorera umurimo w'Imana, numva nshaka gusengera cyane umurimo w'Imana. Ubwo biterwa n'igihe nahamagariwe cyangwa nabo twari turi kumwe, kuko nahamagariwe muri groupe irimo abapasiteri. Yego, ninje muri uwo mwuka wo gusengera umurimo w'Imana, Yesu awungumishamo kugeza n'uyu munsi n'uwo mwuka nkirimo. Rero ndi gusenga ngiye kuryama, ntabwo namara gusenga ngo isengesho ricika ntasengeye umurimo w'Imana. Nubwo kandi ntabwo nabyuka ngo nsenge isengesho ricika ntasengeye umurimo w'Imana. Umurimo w'Imana ndawusengera inshuro nyinshi byashoboka. Rero ndi gusenga mu minsi yashize, Imana yambwiye ikintu numva kinteye ubwoba, ariko numva nanone umwuka ari kuntegeka kukivuga. Ndi gusenga nasengeraga umurimo w'Imana, none kuko maze iminsi myinshi ndi gukorera umurimo w'Imana mu itorero rya ADEPR, maze igihe kinini ariho ndi gukorera umurimo w'Imana. Niyo ndi gusenga nsengera ADEPR cyane, ndayisengera cyane pe, ndanayikunda ADEPR, ndayikunda pe, ndayikunda, yambereye umubyeyi. Rero ndi gusengera ADEPR, numvise umwuka w'Imana avugana nanjye, narasenze. None ndi gusenga mu rugo, nge mba mu nzu y'icyumba kimwe na saro. None nabonaga nari ndi muri saro, none nari ndi gusengera. Ndasenga, ninjira mu byo gusenga, nsenze numva isengesho ntabwo riri gucika. Ndakomeza ndasenga, mfatiraho ndasenga. Haza umugabo, mbona hahagaze umugabo imbere yanjye, ndi muri uwo mwuka wo gusenga. Mbona ankoze ku maso, ankoza ku maso. Ndangije mpita mbona televiziyo, mbona igisa nka televiziyo nini, mbona ije imbere yanjye, ariko mbonaho ikirango cya ADEPR, mbonaho ikirango cya ADEPR mwese muzi. Ndangije
mbona uyu mugabo binyeretse antungira agatoki aho kuri iyo televiziyo nari ndi kubona, mbona haturutsemo undi mugabo mbona yambaye imyenda yera, mbona asohotsemo afashe undi muntu ukuboko, ntari buvugire imbere y'izi kamera kubw'umutekano we nanjye, mbona aje amufasha akaboko amuvana aho hantu muri iyo televiziyo nabonaga ari ahantu kure, mbona aje amufasha akaboko, mbona aramuzanye amuzana imbere. Ngiye kumva numva arambwiye ngo nimvuge, mbivuge cyane, mvuge ngo ibirori byo kwimika Dawidi byabereye mu ibanga. Birumvikanye? Ibirori byo kwimika Dawidi byabereye mu ibanga. Numva Mana mfasha, numva arambwiye ngo nimbivuge mbibwira abantu babyumve. Ibirori ngo nimba hari ikintu cyamaze kuba ni ukwimika Dawidi mu itorero rya ADEPR. Mbona aramuzanye, mbona amwicaje ku ntebe ndende, ariko ahabona abantu bose. Mbona amwicaje ku ntebe ndende ahabona abantu bose, kandi abantu bose bamubona. Mbona uwari wicaye kuri iyi ntebe arahagurukijwe, afatwa akaboko, arangije arasohorwa, arajyanwa. Numva umwuka arambwiye, ambwira ijambo ry'ubwenge, arambwira ngo ni intangaza, ngo hagiye kwimikwa Dawidi. Donc Dawidi agiye kwimikwa, kandi agiye kwicara ku ntebe uwari uyicayeho. Nabonye asohorwa, nabonye ajyanwa, avanwa ku ntebe yari yicaye, arajyanwa. Suri kubyumva? Ndi kubyumva. Bivuze iki? Biravuze ngo byihuse, bitari kera, bitunguranye cyane, Dawidi agiye kwicara ku ntebe. Kandi kwimikwa, yamaze kwimikwa. Nubwo akiri mu ishyamba, ariko amavuta yageze gute? Yayasutsweho. Dawidi ugifite amavuta ukiri mu ishyamba rero, agiye kuvanwa mu ishyamba yinjire, kuko nabonaga ubu tuvugana, wenda reka ibi bintu mbivuge ntuje, ariko ubu tuvugana, ijuru rifite Dawidi. Ijuru rizanye Dawidi. Kandi inyuma y'akagaye gatoya mugiye kubona, hagiye kubaho ikintu, hagiye kubaho ikintu gisa. Dawidi mbere yuko avanwa mu ishyamba, tugiye muri Bibiliya, twinjiye muri Bibiliya, Goliyati yarabanje araje kubita ubwoko bw'Imana, sibyo? Bibiliya ubwo niho twageze. Goliyati yarabanje araza tsikamira abantu b'Imana, arabakubita, bajya kwihisha, bajya mu mwobo. Bageze mu mwobo, baratakira mu mwobo, Dawidi aririya mu ishyamba. Igihe kiragera Dawidi avanwa mu ishyamba, kubwo Goliyati yarazengereje abantu b'Imana. Rero iki kintu gisa nka Goliyati kigiye kuza. Sinzi wenda ibintu nimba ntari kubivugira ahantu abantu batari kubyumva, ariko iki kintu gisa nka Goliyati kigiye kuza, cyangwa kiriho cyamaze no kuza, kigiye gutuma Dawidi avanwa mu ishyamba. Kandi ngobo ibintu mbivugiye imbere y'izi kamera zirenze 2, mbivugiye imbere y'abantu. Nimba hari ikintu abantu tugiye kwitegura, tugiye kubonesha amaso yacu, tugiye kubona Dawidi avanwa mu ishyamba. Nimba hari ibintu abantu bagomba gutega amaso, bagiye kubona Dawidi avanwa mu ishyamba. Kuko nimba hari ikintu cyageze ku mutima w'Imana, nimba hari ikintu Imana yabonye, hari igihe Imana ibona ikintu kavuga ngo ndihanganya, ariko ejo nzakora akantu, ejo nzakwereka. Nimba hari ikintu Imana itazakomeza kwihanganira, ntabwo Imana izekomeza kwihangana kubona abantu biyimitse, abandi bakwimikwa n'abantu bayoboye abantu bavuzweho n'Imana. So byumvise? Ntabwo Imana izakomeza kwihanganira kubona abantu biyimitse, abandi bakimikwa n'abantu. Ni babiri, ngo uri kubyumva? N'abantu babiri, bamwe bariyimitse, abandi bimikwa n'abantu. Aba bantu rero Yesu agiye kubasezerera. Imana igiye gusezerera aba bantu bombi babiri.
Imana igiye kubahagurutsa, kandi umva ikintu gitangaje, irabasezera nta mperekeza. Imbokoboko, irabasezerera imbokoboko. Imana igiye gusezerera abantu biyimitse, abandi bakimikwa n'abantu, ibasezereye imbokoboko. Wigeze kuvuga uti hanyuma numva ijwi arambwira ngo nimvuge cyane ngo Dawidi arimitswe kandi yimikiye mu ibanga. Hanyuma uwakubwiye ngo nubivuge ni uwasohotse muri televiziyo afashe wa muntu ukuboko, cyangwa ni wundi wagukoze ku maso? Uwankoze ku maso yahise agenda. Yahise agenda. Hahita haturuka umuntu muri hantu nareberaga Dawidi. Nyumva nakubwiye ngo ibirori byo kwimika Dawidi byamaze kuba, kandi byabereye mu ibanga, ku buryo ababizi, abantu bazi ko Dawidi yimitswe n'abasanzwe nyine baziranye n'Imana, n'abasanzwe baziranye nayo kabarya kari kababwira nyamara ari yimitswe. N'abasanzwe mbibwira abantu, nta Dawidi yamaze kwimikwa, Dawidi yicaye yamaze gusukwaho amavuta, nubwo akiri mu ishyamba, ariko amavuta yarangije kuyasuka. Ibirori byo kumwimika byamaze kuba, kandi abantu bafite amakuru, babifiteho amakuru, ni abantu babana n'Imana, baziranye nayo. Yego. Hanyuma uragira uti Dawidi yamaze kwimikwa, ibyo ubundi ubibona, wabibonye nke muri hetorero, cyangwa se nahagana he nyirizina Dawidi ni mu itorero rya ADEPR. Sinabikubwiye ngo nabisobanuye, navuze ngo nabonye ikirangantego cya ADEPR gihuje n'iri torero rindi. Hanyuma hari inshuro nyinshi twagiye tubona ubundi buhanuzi buza bavuga ngo Dawidi mu itorero rya ADEPR, mu itorero rya ADEPR. Ni ukuvuga ngo kugeza iyi saha Dawidi ntiyari yicara ku ntebe mu itorero rya ADEPR. Dawidi yari imitswe ariko aguma mu ishyamba. Dawidi yari imitswe aguma mu ishyamba. None igihe ubu ntabwo hagiye kubaho kongera kumwimikwa, ahubwo hagiye kubaho ikintu cyitwa gusohorwa mu ishyamba. Dawidi agiye kuvanwa mu ishyamba, kuko kwimikwa bwo yamaze kwimikwa. Uragira uti kandi hari abantu babiri, abiyimitse n'abimitswe n'abantu. Hanyuma iteka iryo ari ryose kwimikwa habaho abantu bashimangira, cyangwa se kuko habaho amatora, reka bari ko mbivuga. Hanyuma aya matora n'ubundi aba yakozwe n'abantu. Hanyuma abariho ubu ngubu baratowe, batorwa n'abantu, uri kumva. Hanyuma uzaza we azatorwa nande, ko n'ubundi abantu ari twe n'ubundi tuzamuha amajwi? None se ubundi ugira ngo ibintu wanze Imana yabyemeje yaburaho ibinyuza? Ibintu umubare mwinshi uhuriye ku kintu cyo kuvuga ngo ngoboka ntarye, sibyo? Bakanagufungira inzira zo kurya, ariko Imana ikanzura ngo ugomba kurya, yaburaho inyuza inzira zayo? Ahangaha ntekereza ko Imana itaje guhangana nabi, igiye guha ubuyobozi. Banzu nsubize icyo ngicyo, Imana yaburaho inyuza inzira zayo kugira ngo ngoboka ukundi urye? Banzu nsubize icyo ngicyo. Ntago yahabura. Nimba itabura ahantu rero inyuza inzira zayo kugira ngo ngoboka urye, niko itazaburaho inyuza inzira zayo kugira ngo Dawidi yicaye kuri iyi ntebe. Ese nihe mpamvu Imana izanye Dawidi kandi n'ubundi hari hasanzwe ubuyobozi butagize icyo butwaye ADEPR? Ibyo ngibyo uravuze, nsubiramo icyo kibazo mbajije. Nihe mpamvu Imana izanye ubundi buyobozi, reka bari ko mbivuga, izanye Dawidi kandi n'ubundi wari uriho, ntekereza ko ntacyo yaratwaye ADEPR. Ushobora no gusanga ajya kujyaho n'ubundi hari n'undi wahanuye Dawidi, akaba yaraje ari we Dawidi. Ibyo ngibyo reka ndeke kubijyamo by'uko yaje ari we Dawidi cyangwa atari we Dawidi. Njyewe icyo nshaka kugira ngo mvuge ni iki ngiki, kandi ibi bintu mbivuze nk'intumwa, ntabwo mbivuze nka Steven nyine, mbivuze nk'intumwa, umuntu wabitumwe kubivuga, sibyo? Ntabwo ubundi se utekereza ko Sawuli uramuzi? Bibiliya twagiye muri Bibiliya. Sawuli uramuzi?
Sawuli yarimitswe cyangwa ntiyimitswe? Sawuli yimitswe. Wo muri Bibiliya niho twagiye. yarimitswe. None impamvu yimitswe, impamvu ki yimitswe nyuma Dawidi akaza? Mpamvu ki Sawuli yimitswe? Sawuli yaciwe ku ngoma, aciwe ku ngoma arakomeza yicara ku ntebe. Ibi bintu Imana imfasha ubyumve. Nubwo yaciwe arakomeza aricara. Abantu bati ntacyo atwaye, nguriya ni umwami turamufite, sibyo? Rero ndagira ngo wenda tubanza tuvugane iki kintu. Ntabwo ari uko, nta nubwo hatagira n'umuntu ntunga agatoki, kuko njye unyumve nta muntu negeze ntunga agatoki. Dawidi wavuze nta wundi. Navuze Dawidi nta wundi. Nuriho n'uwicaye mu mwanya Dawidi agiye kwicaramo, ntabwo mvuze ko atiyimitswe. Yarimitswe, sibyo? Ntabwo mvuze ko atiyimitswe. Ahubwo we wagombaga kumbaza nti mpamvu ki uyu mpamvu ki, ni iyihe mpamvu Imana izanye Dawidi kandi mu mwanya agiye kwicaramo nta cyuho gihari? Nta cyuho gihari, hacicaye undi muntu. Ndagira ngo nkubwire iki kintu. Ndagira ngo nkubwire iki kintu. Yego. Imana yo mu gihugu cyo mu ijuru, nyuma yo kwitegereza uyu mwanya Dawidi agomba cyangwa agiye kwicaramo, nsubira inyuma gatoya, hari abantu benshi ngobo, hari amarira menshi, hari ibihumbi, mbivuze kuko nabibonye, hari abantu benshi bari kurira, bafite amarira kubw'iyi ntebe Dawidi yagakwiriye kuba yicayemo aticayemo. Abamaze kumenya ko Sawuli yaciwe, babandi baziranye nayo, bamaze kumenya ko iyi ntebe Sawuli yicayemo atari we wakabaye kuba yicayemo, bafite amarira. Imana igiye gukora iki? Igiye gusubiza abantu bafite amarira, ariko nayo ikora icyo yagambiriye gukora, izana Dawidi kwicara kuri iyi ntebe. Birumvikanye? Ngiki kintu Imana igiye gukora. Kuko nabonye hari abantu benshi batabarika bari kurira ku bw'iyi ntebe. Subwo urabyumvise? Ndi kubyumva. Hari abantu, hari ibihumbi byinshi biri kurira ku bw'iyi ntebe Sawuli yicayemo, kandi yagakwiriye kuba babizi ko nubwo yicaye muri iyi ntebe ariko amaze gucibwa. Uragira uti hari abantu benshi bari kurira. Aba bantu waba babwirwa n'iki? Wababwirwa n'iki? Ngo burambaje ngo wababwirwa n'iki? Hari abantu babiri bamenyana, abakozi bakorera umwami umwe. Abakozi bakorera umwami umwe baramenyana. Kubera iki? Aho bamuhamagarira ni hamwe. Umuntu arubahuza n'umwe. Yego, ngiki kibambwira. Okay, Steve, wenda tugenda dusatira umusozo. Abari kurira bizere ko bagiye guhozwa. Nicyo navuze, ni nacyo natangiriyeho. Wenda njyewe ibi nabivuze nk'umuntu watumwe imbere y'izi kamera kugira ngo mbivuge. Nimba hari ikintu abantu badukurikiye bagomba kumenya, kwicara bazi, bagiye gutungurwa no kubona Dawidi asohoka mu ishyamba. Kandi bidatinze, bitari n'ibintu bya kera, ahubwo ni ibintu byihuse cyane, byihuse.